Mu myaka 30 ishize abaturage batuye mu murenge wa Muhoza mu mudugudu wa Susa baravuga ko uyu munsi iterambere rikomeje kugenda ryihuta kuko imiturire yahangaha yavuguruwe nyuma yaho bagiye bagezwaho ibikorwa remezo bitandukanye. Susa nge nayigezemo muri 2016 mu kwa mbere. Icyo gihe twahuraga n'inkwavu zirukanga. Ubona ari mu ishyamba rwose, ariko ubu ngubu ntekere Susa yabaye Busuwisi. Imiturire rwose isigaye ari sawa ni Burayi. Ishoramari ryaje nuko abantu bahubatse amazu nyine ya kijyambere agezweho. Abahubatse amazu bafite ababakodesha kubera ko n'umujyi ugenda waguka. Abakeneye gukora mu mujyi bari benshi. Amazu yo guturamo muri Susa yabaye menshi. Iterambere rya muri Susa cyatumije hazamuka cyane. Urabona hagezemo imiturire myiza zikomeye cyane. Hazamo amahoteli. Urebye n'abanyeshuri biga muri Nesi ahanini niho bakunze gucumbika, niyo mpamvu hateye imbere cyane bikomeye. Turabona impamvu Susa twatereye Suwisi mbere nta nzu nziza twagiragamo, ariko iterambere ryaraje babubaka imihanda begera neza, turangije tubona inzu nziza, tubona n'abanyakigali. Muri aka gace ka Susa kari kazwiho nk'igice cy'icyaro, ubu ni hamwe mu hagejejwe ibikorwa remezo bitandukanye birimo amashanyarazi, amazi meza, amashuri ndetse n'ibindi bikomeje gufasha abaturage mu iterambere. Abo twaganiriye batangiye imishinga y'ubucuruzi inyuranye bavuga ko ubu iterambere rikomeje. Twaje kubona ko hari abashoramari baje bagashyiraho amazu ajyanye n'iterambere, then tukabona kuza natwe kuhaba ko twabonaga yuko hakenewe ibyo natwe twazanye. Ariko umuhanda mwiza badoye wa kaburimbo watumye hari icyo twiyongeraho mu micururize yacu. Uri kubona ko turi no mu mazu meza atameze nka mbere, amazu ariho ntuza, twacuruzaga mu mazu mabi, ariko ubu ngubu amazi ducururizamo ni meza, arimo amakaro. Twabonye umuriro tubona amazi, kandi ubundi mbere ahangaha nta n'umuntu wahanyuraga saa 10 ari umwe amanuka cyangwa azamuka. Susa ni kamwe mu duce gakomeje kugenda gaturwa kubera abantu bava hirya no hino. Uretse abanyeshuri ba kaminuza y'Ines Ruhengeri, hari n'abandi baturage baturutse hirya no hino mu gihugu baza kuhatura bitewe n'imishinga bakomeje kugenda bahakorera. Abaturage bashima ko ibi byose ari imiyoborere myiza y'igihugu, bakavuga ko biteguye gukomeza kubisigasira. Robert Byiringiro mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze.